Bakunzi ba Umoja Wetu TV ndetse na radio twongeye kubaha ikaze mu kiganiro c'uyu munsi. Uyu munsi nkuko mubibona twicaranye na babagabo banzi izina ryarabaye babagabo. Nta muntu tuzi izina ngo ninde babagabo ngo ni babagabo. Nta rindi zina kuri YouTube wanzemo ngo babagabo hazaba. Nibaza niba mutagira amazina yanyu bwite. Si ngombwa. Amazina twarabonye ko turi n'abagabo. None se nimwe abagabo ni benshi. Ariko nza nibaza impamvu bavuga abagabo babiri. Babagabo banze uko gisharambaramba. Abagabo batwitse umusozi n'inga. Umurima n'inga. Kandi ni babagabo bazimisha ibyatsi byumye. Nibo twicaranye kuri uyu munsi twabasanze i Kigali niho bamaze iminsi baraza kudusobanurira byinshi bitandukanye ni Rwanda. Koze soni wa. Ahanga ni Kigali. Murabibona mu dupira twiza cyane baraza kudusobanurira byinshi bitandukanye ndetse n'amabaji twabasanze i Kigali niho bamaze iminsi bari. Bano bagabo mwagiye mubakurikirana kenshi mu minembwe ariko uyu munsi twicaye i Kigali murabibona ko fresher zarahindutse babaye inzobe bamwe ibintu bimeze neza. Umugabo anduko barabora kuri bwakiwa niba twicaranye bwakira mu kiganiro c'uyu munsi bagiye kudusobanurira byinshi bitandukanye. Amakuru mwasize ruguru. Urakoze cyane kandi turishimye guhura namwe hano inzu ko namwe mudatuye muri uyu muhana namwe mutuye mu wundi muhana sinzi ukuntu ngiyi nyine mukomeza gucya mucara ku kibuga c'indege. Natwe turi hano twazindukiye hano twazindukiye muri uyu muhana wabaye munini n'ukuri kwimara hano tuhamaze amayingaye ariko ntiturawuhetsa uyu muhana kandi uyu muhana urimo abantu benshi cyane ariko twazindukiye aha twari kwaje mu manza zo kuramukanya hari abantu bari bararwaye twaje mu makwe ariko umuhana ni mwiza umuhana uteje imbere urakubuye nta bucafu bubamo ariko turishimye kubabona kandi twishimiye kubonaga abana biwacu kandi ko turavuga twumvikana hari hamwe ndi mu kugeraga jewe navuga bakareba bataseka bagaceceka ariko ukabona bagwimukanga ariko turi hano muri hano i Kigali niza babagabo bari hano babagabo bari i Kigali ni mu biganiro byinshi twagiye dukora muzagenda mubona bica kuri Umoja Wetu TV nk'ibisanzwe twagiye dutembera muzababona bagiye koga mu mapisine n'ahandi ariko reka twinjire mu kiganiro nyirizina pisine uze kuyigwamo Kigali mwayisanze gute cyangwa se abanyamurenge bene wanyu batuye hano mu mahanga mwabasanze gute umucura cari wa wundi cyangwa barahindutse noga n'ikindi kibazo gihariga baranasabuse nuko n'umwana utambutse kwa nameze nk'umwana wo mu rurambo bamuvugisha ngo yenge wabona igikono hari umwe nabajije ngo wabona uwundi ugabaza ati ndo minembwe ariko ari kure bakabona kandi ningu ikayonza wagera kubanyamutaraho wabonye wabone nabaje nabwe ati mwana uro kwande ngo kubera iki kandi arakaye se baragukubita tu yaranarakaye cyane yewe ndakubajira uro kwande ngo kubera iki ariko tujabutse munsi twajabutse barakubwiye ngo ugabanye kubaza naranabikubwiye turi mu modoka oyo no umuco wacu sinoreka kubaza kandi sinoreka kubwira umuntu ngo anyibwire uwo mba ntaye umuco kandi sinzata umuco hanyuma abamambure cyangwa se abamambure mugani wawe hano muri Kigali n'ukuri abamambure se nabakije gasimpa mino n'abanyamurenge bari koga bavuze none gadushiremo n'ikizunguka twabona kandi nanjye nambara uruhegeri neza abanyamurenge bari hano Rwanda bameze neza n'ukuri nta kibazo batwakiriye neza kandi ganano twasanze baracaje umutsima hani kwaje tugaje kujya ugasanga ko araguye tudutoki n'uduki wakubita mu nda ariko gashikaga inde mu ndu wiwanyu hakubumba akakuzingazingira bene hagasima nyine ka petikeri ka mu gitondoga ukirirwa uri umugabo batwakiriye neza pe bari batwishimiye bari badukumbuye gusa nyine ga ntago ubuze umenya ngo bameze gute kindi ariko n'ukuri mu magambo make bameze neza kandi twasanze nabo bafashe ibyatsi byumye abana bakobwa mwasanze bameze gute n'abasore bataye umuco uracyari wa wundi bameze nk'abaruguru
abasore giose ninyewe ndiyo nyine kujya umwana w'umuhungu uburara buza mubera hungu kubikira arabyo bizo shaka no kubivuga habe ni wacu ngo bataye umuco reka kusiga oya ndeka mbanze nkubwire impamvu mpanye nshaka kuvuga gutyo kuko abakobwa bo ni igitangazo niho gana rimvuze umuhungu kujya kurara ku mwana w'umuhungu habe na kera umwana w'umuhungu yego zamagenda gusa akagura ngo aragiye hakarara kagenda nawe umwana w'umuhungu yasohoka tararara amagaruka afite inda ukagira ubwoba none umwana w'umukobwa yakora akantu gakagoye ukama umukobwa umugabo watubwiye umukobwa ngo ni nka bombe ngo zamajije nabango sinzi ukuntu yo guturikana tikugeza gubonye guramushingiye ukabona kuruka avuga ngo ndaruhutse ariko kabisa ngico kinduga yaravuze abakobwa bari hano batandukanye ntimwatubonye ejo muri twatugana n'abacu Lewi Marse ntimwabonye twari kuganira nabo bambaye ibitambara kandi byo baraba n'abakobwa umunsi mukuru wabo baradefira barakenyera barambara ariko hano gaturimo kubona tamahuzo abantu basige ngo bagira fete y'inda taravuka cyo kintu nyine bivuze abe nagitwaza nabonye yarabyiyamye ibyo bintu uvuze biragoye hano uyu muhana fete y'inda uyu muhana ngo ni arya ngo ni numvise muri fete y'inda ibyo bindi situbizi tubibona gusa bazisoma babambara ibintu kamasingi kinta kamashira biragera mu minembwe tibizona hagera ntitwona byemerera neza nukubifungira kuri mukuru inda ntimuza muyiserebure yo mwica oya intawo unabimenye iyo ruguru none umugore agiye gushakwa ntana bya bindi ngo ni Brad Shamuza mukora byo guteguza umugeni ngo asezere bagenzi biwe abasezere ko agiye kuba umugore nyine awahi ni umukobwa wo minembwe agiye gushakwa mu minembwe ariko agiye kuva mu mukobwa aje mu mugore ekirikiriya mico ntimukaza muyijamo uzobaze nyoko nimba yarabikoze biriya byose ntasazanye naso biriya byose ibyo gusoma urashitse usanze abantu ko barakora ibindi ngo nawe urabikoze banza gube wawe timugasoye kubyita ibyanyu sindi uwanyu nje mbayunguye kabya bindi zinani bazubambara ngo umutuku nimba n'ibirabura bya bindi rishari yaravuga ngo ni Saint Valentin nibi umunsi wo gukundana none abagabo imyaka 50 wo kwiziza barakundana umunsi umwe nyine wo kubyizizaga bifatira umunsi babiserebure bari abo usanga bari bakoroganye wa munsi ukwiyunga mwese mukamuja nose ndaje kwiyunga wita umunsi imishikirano none mwebwe n'abagore banyu ntimuza muserebura twebwe nibyo duhoramo ese umuntu uhora muri Sevarante umve nkaye maje ngo umuntu umugabo n'umugore ngo baje guserebura mugenda kwicara ahantu mufata akantu umugurira imyenda ugire gute mufata umugurira inzira manitse umugozi kuvara gahuruka umugurira indi misha mwicara ahantu none umuserebura idasatuye wongera umuterete kakwakundi waza gumutereta uvuga gutyo reka kuramwe ko antera isoni ngire gute Jesse Dore bari none uko bimeze ni nk'uyu ibindi byose twasanze hano uyu muhano urimo umuco turuzi nkubwire ariho abantu bamwe nyine bashatse urumva bashaka hano baba bavuye gahanze kabya bindi twababwiye ngo ati mwebwe mukibesha mukagera harorewe ariko ntibona hagera kuko gabara abantu bazabanza bashaka n'abari kwirondo noneho bari mukuzaga bagahekera bagashaka agasubirayo avuye gahanze akuravuga hana asimenye gukwaho none hano hazahegerana nabivuge noneho neza abirambaye kuryo n'abadukurikiranye none karakoresha igihe abaheto niyo bazavuga gutyo ga ntiwumve no bari kuva hanze akaza agashaka umukobwa wa hano avuye hanze muri Amerika ashatse umukobwa wawe ariko we ntutuye hano turagura inzu utuye hano agashakaga wa mukobwa wa hano Kigali tamusize ukwezi kumwe mezi abiri yisubiriyeyo hakaza na undi mutipe ntashatse umukobwa musiza undi mutipe nawe umukobwa gane wasigaya uwa mbere aje ari umuhungu ashatse umukobwa musiza umukobwa asigaye i Rwanda uwa kabiri aje ari umukobwa asize umugabo hano bagasubirayo none bombi babiri bagiye abandi babiri basigaye hano icyo kintu none bageragiriya kera bano basigaye bigiza abanyamerika nikoko kurumva ndetse kwijana gani muri Amerika bakaba bakundana umugabo n'umugore w'umugore bafite
bamwe babiri baririye umwe afite umugabo n'umugore hano nukuvuga ni ingo zibiri umugabo ari hano umugore ari muri Amerika iri hari undi mugabo hano hari undi mugore barangiza none bakama bakundana baje basigaye gahano bagama bakundana umugabo n'undi mugore n'umugore we n'undi mugabo we bari hano wasize umugore hano je kama bakundana n'umugore wawe bakama bakaburanye bakavunjaga no muri Amerika bagakundana bakama na kontera papa uzi kontera wewe uzi kontera ahubwo menye cyatumye ntazi batuzinyaga hano noneho ga menye oya wisubiramo nico cyamazi inka n'abantu mu gihugu nibyo byaha muri Amerika bakamasinya kontera gusinya kontera uzi kontera uzi bibira by'amakontera bagasinya iminsi bagomba kubana okay none bakadindizaga abantu bari hano kugira gira bagumane iriya myaka yabo batabasangayo bakaza babohereza gusa ifaranga bano naboga bagakundanira hano urubuga bafite n'imbuga zabo bahuriyeho ibo n'abanyamerika bano bahano bafite imbuga bahuriyeho kuganiriza so urinde kurumva ikintu cyamaze abantu kurumva uwo muco uwo si umuco icyo ni ikimayimayi bareka ibyo bintu icyo ni ikimayimayi icyo ni ikijenesi twari tuzi ibintu bibiri nimba icyo kintu kiriho nje nkubwira nimba icyo kintu kiriho twebwe twari tuzi ibintu bibiri imana iracatwicaho twari tuzi ibintu bibiri twagaye ikintu kimwe twagaye cyane kituraza inshinga gushinga amaheneka kuri rutari twari tuzi uko ari cyo kintu ariyo final ariko tugeza tumenye nayo makuru turaheba watinjewe dusa ese bidoza abahungu bari mu gushinga amaheneka zazibageraho iriya byandagaje ariko ngo no maheneka tubitire nungo numwuka no kuneza oya so umwuka oya wihakana umwuka imyuka gani myinshi wihakana iconzi gusa suwera ariko umwuka ho numwuka ariko inzi kwa oya wera ntiyo shinga maheneka uriya numwuka nuvango mwebwe abantu muri raro iyo mubonye abasore bari ino bari gusirimba wenda bashinga maheneka yega baba muzamugira kurumva winshiraga baba yego bari mubwira oya twebwe abo ngo nuzanye inane ya mafaranga kugurira nk'umuntu mubwira ise kandi se yarahabinsaba cyane kurumva nukuvuga ngo barahongo ari mu gushinga amaheneka mwenti mu bishima biriya ayaye wibidushira ngo twe ntitubishime umbwira umwe wabishimye usibye wabikoze none se amacyaka urekuwa insengero bazabikoreramo zirimo abapasiteri bakera b'ababyeyi bakuze baravuga ngo niko bimeze bari abana ngo urahaguruka ngo none woshinga amaheneka ibyo bintu rugagaza yarabibonye woshinga amaheneka niyinga gore yarabibonye woshinga amaheneka niyinga pasiteri arimo reka nkubaze niyiringa ukashinga ndi reka nkubaze cyakora barambye cyangwa ngo hari umwe wavuze neza muri Kenya ngo yaravuze ngo azokangwa n'umuntu wasengewe umupasiteri wasengewe muri Kongo ko nabo basengewe bose bageze hano ngo nawe ntiwo mukanga namwe se niko mushatse kuvuga cyane uko bimeze pa ureka nkubwire ngo maheneka ngo numwuka nika nkubwire sha nubwo intambara zabaye gutya zikadusenya zikatugira kuri abantu bakaja hirya no hino ariko kunguku twari tugira imana n'igihugu kurumva kandi twagize abapasiteri b'abayobozi beza kandi n'ubwo bamwe baracaha n'ubwo bamwe batambutse nimba ukeneye kuzabaza ibiza bikorwa mu ikanisa kurumva utubwire tugushakire nimero z'abo bapasiteri kurumva simpa nkubwira ko apotre ejo bundi yarahabicamba ibingibi byo gusoma inda kurumva apotre ndi Gitwaza noneho Gitwaza wenti yaza bishimizo vanga umugabo asoma wabonye amaheneka kwa Gitwaza maheneka zibamo urayabonye wabonye amaheneka kwa Gitwaza urayabona yo kwemera mva ngo Gitwaza ni umupasiteri ukomeye w'umunyamuryango reka nkubwire ibyo reka nkubwire ibyo turi kuvuga kurumva ni nka bya bindi byose byo gutumuca biriya n'abana bananiye abapasiteri yagera hariya akama yigira igitangaza n'abari abapasiteri nabo ntibabishima ariko bazi uko bashobora kubiba siragoye isi yabaye isi y'inyungu akabona uko n'umwana wawe kunanira mu rugo ashobora no kubivuga hariya ikanisa ryo rikagira pasiteri bibaho kuragenda ugashinga amaheneka karamubwira nabonye undi wahagurutse ngo arabapasiteri gatugenda wicare kurigira umusazi mu ikanisa ikanisa ry'Imana kurambura ibirato kuragenda ivyo gavyo nibyo bindi mundagara gose nikazabindi jari amaheneka nikazabindi nibyo bintu vuze ibyo by'amakontra ivyo by'abagore
warabibonye neza narabibonye cyane nabibwiwe n'umuntu ubizi kandi ubifitiye n'ibihamya ko hari ingo zibanye umugabo n'umugore w'abandi hano i Rwanda bagabana abagiye muri Amerika ese nje mbabazi bakadindiza ayo makuru nzi ko abagabo b'igihugu batarayamenya kama pasiteri bamwe narayimbonye baganira amakuru nzi ko batarayamenya ariko nje mbabazi kizo ngo ese zirateganya kuvukamo umwana cyo murakinsubiza ni kimwe icaka kabiri uwo mwana navuka iwazo kora ibindi bihigo bimeze gute no gavutse nyina nase bakoze ibihigo iwe navuka azovuka ari umwana umeze gute ngaho bangumbwira noneho ko bija bigenda nta mwana bahaye gushaka aya no kubana ikintu twa twiti wacu kimayinja sobanure n'abantu n'ikimayinja abatari hano hafi baje kucumva noneho ico bari abana babagiye bahaye gukora abari muri Amerika n'abahano barashaka ibintu bidatuma babyara bifunge kurumva bagakora gusikimayinja kidashaka umwana ikimayinja ni igiki mwari muvuze ngo mbasobanure ikimayinja ni ino bazacita ngo ni kiraya indaya ni go mayinja bakama babana gusa gutyo ariko akazi karahari niyo mpamvu abantu bagomba guhaguruka bakambara ibirata oya nukuzana ibyatsi nonoga nukuzana essence kuzimisha essence apana ibyatsi byo essence gushaka essence bagashaka kumurira umuriro ukazima noneho amakuru nuko ameze noneho bamara gukoraga iya myaka gaba iriyaga basinye bo kontra ibo gasinka hano gibazama abana mu kimayinja gucyo gusa ariko iriya baramagana bamagira ikimayinja gifite imyaka nimba bavuga turakora ikimayinja imyaka 3 nimba dukora ikimayinja imyaka 4 none bakadindiza kompa dufite ibibazo byinshi none bakadindiza tugira ikibazo cy'ibyo ngibyo tugira ikibazo cy'amayi urumva ibyo bintu birahari ni nako byagenze ni nako bimeze none byarangizaga rero bakama babanaga kuri jya kontraga yakikimayinja batabashaka umwana never amakuru nuko ameze uzutaha bamenya n'amakuru hanyuma subwo abo ngabo none bazaza guhuza gute uwo mugabo uriya n'umugore uriya noneho ibo kuko eje magambo numvise gusa nabantu bari mu gihugu gitekanye cyateye imbere cy'amahoro kandi wenda bakora amafaranga bakayabona ibyo bya societe gakinye muregegayo no kubaka umujyango wakinye muregegayo ariko bazagira ibibazo tabiriho oya ndabiriho nukuvuga ngo impamvu no munsi wicaye tubona nk'abantu bavuye muri Kenya impamvu no munsi mwicaye n'intego nuko sogokuru wawe yaharaniye ku muryango ubaho kurumva ngo amare arera so no wagira umuryango nuno munsi nabura umuryango niho guzugenda gasanga uyu n'umunyabyinshi uyu n'umusinzira uyu n'umusita ariko hari animba araho bigezeho uko nuvuga ngo imiryango kirashira oya ntishira ko ubwoko ko burashira burashira abantu ntibadahaguruka ariko abantu bahaguruka barwanya icyo kintu uwo muco si umuco wacu kandi nimba abantu baragiye nukuri nkubwire nk'ibibazo twaje kwiga umuco w'abantu abantu bari muri Amerika n'abari hehe baradufashe cyane batanga amafaranga yabo bagira gute ariko mu gihe muhamushaka n'ubwo bushobozi bwose bwo kubaka igihugu mwubake na societe mwubake n'umuco ibyo bintu mubireke nibyo nubukiga cyane noneho bibaye byiza ko noneho turi kumwe kandi muri abantu baba iri haruguru ku ivuko mwageze no mu mujyi naho murawuzi n'ayo makuru yose muri kugenda muvuga muzi azaba yaba hano ku bantu bashatse abagore bari hanze n'abashatse abandi bari iriya bagera bagasinya kontra bakadindiza imiryango yabo hano kugira ngo bamare ibyo basinyanye ico kimayinja bari muvuga hanyuma rero birashoboka ko abana bagiye bakurira ahantu hatandukanye bagenda batoratora imico y'abandi hari abatoye y'ibihugu bagiyemo hari abatoye y'abazungu bagiyemo urumva nk'izo kontre wacu ntizahabaga noneho kugira ngo byibura abantu baze baniga banasobanukirwe dore ko abakuru bacu umugani ngo utemu kusatatemye yitemu kuguru noneho nkamwe nk'abantu bafite inararibonye mutubwire ku mubano wa kera w'umugabo n'umugore uko bubahanaga uko bubakaga kuko aho ngaho tuzi ko twakwema imbuto nziza niyo mpamvu natwe turi hano
kandi turi fiyeri yabyo nuko dukomoka mu miryango yubatse ikagira amahoro. Ibyo bintu mwavuze ko bitazaramba biri gukorwa ubu ngubu, noneho muze gutanga umurongo n'amasomo n'amahugurwa kugira ngo bibashe gufasha urubyiruko rw'ejo hazaza. Noneho ngenda gusubiza mpereye, twese tumaze gushingira abantu bari muri Amerika, ari abakobwa ari bashiki bacu bashatswe wenda muri n'abahungu bari muri Amerika bakiri hano, ari abahungu bacu bari muri Amerika bashatse abahungu b'abandi wenda, urabyumva nawe icyo nshatse kuvuga. Yego, ni ukuvuga ngo kandi si igitangaza na kera byari bibaho, ibyo by'amafaranga no kuja muri Amerika bitaraba byari bibaho. Si igitangaza ko umwana w'umukene w'umuhungu yagazaje gusabira umwana, isi yagazaje gusabira umwana w'umukobwa babakiri ubukira bwacu gazaringa batunze inkanisha, ukagenda ugakwinka inka z'umukene gazagaze n'inka z'amafutifuti z'umutumasa z'inshuzo bagushumbujije zitanavukana ariko byagaze bigaragara. Ariko sobukwe neza akakubwira ngo wowe kwanda kurongoranya, akakurongoranya akagusobanurira inka nziza z'intore, akakurongoranya kandi akakubaha nk'umukwe, kandi ukagira ijambo mu rugo rwawe, ukabana n'umugore wawe, ukamutegeka mugategekana, mukumvikana, mugakundana, mugasazana. Si igitangaza, nibyo nibisanzwe imiryango itanganye ubushobozi gusabirana byarabaye no bubyagazaga. Ariko ikibazo mpano mva kigiye kugora, harimo n'ikibandika kubwo gani kibandi singi none se wambwira ngo umugabo w'imfura ngo yibavuga umwana wanje ngo namushingiye ngo ariko ngo arababanye n'uwunzi, kandi nzi ko hari abantu bashatse muri Amerika bakiri hano ariko biyubashe banabyaranye bafite n'abana zakamusura bakabyana gasubira arinze process kugira ngo umugabo azagende. Ko nokuri je ndaramufite inshuti yanje umwe mpamubwira aho duhamagara amaze kugezanya abana babiri n'umugore, umugore azabona ukaje kaza akamusura ntiwacu byarahabaga. Imirimo irasanzwe kuvuga ngo umuntu ngo abigisangane nk'abacu gahabaga abahungu basirikare bagaza bashaka bakaja mu kazi umugore mukagurisha inka, abandi bakaja kwiga mukagurisha inka, umugore agenda akaja kuramutsa umugabo, bakabyara abana batatu bane, isakarangiza agafatisha ubushobozi bakimuka akagurinza akagenda bagatura imiryango iruba. Ariko cyo kibandi mwazanye gano no nsanze cyo cyamaze yinka cyo cyana senye igihugu, iyo mivumo ko nako abantu boyikira mukubita amaheneka ku nani ubundi agire amahoro yuva he, abandi bakora icyo kibandi cy'ubugwe kandi ikintu c'indowa n'ikintu kigoye, ikintu kigoye cyane bazwaga ikinisha imivumo mibi cyane mwizanira utazona rikipe, kandi n'ikindi bashobora kubigira kuri ababagira ngo ni ibintu bisanzwe. Nono na wa mugabo yagenda asanga n'umugore w'Iwiriya cyangwa umugabo yagenda asanga umugore w'Iwiriya yashika ntanabyara bakabura abana burundu, yani imyaka biriya bakamabura abana ngo yabaye ingumba. Kumbe ni ibintu deja babanje kugira gute gukurura mu rugo rwabo. Wowe usiga hano urashatse, umugore agenda arashatse, biriya bintu bishobora kubazana imivumo mu mago yabo, ntibagire n'icyo banageraho ntibakabura n'abana. Biriya bintu ni bibi cyane, bazagenda banabireka. Ariko ntabwo tuvuze ngo abantu bose bashatse gutyo ngo niko bameze. Oya, si bose dufite abantu bazima babagabo b'imfura je haronzwe bakugenda ejo bundi yamaze kugeza abana batatu. Ariko si bose, ariko harimo ibyo bintu pourcentage zigenda zijya hejuru, ubona societe n'abandi bari irangire gutyo, ahubwo bano bagiye bashakana kandi bakabana uburyo mwiza umwe ari muri Afrika undi muri Amerika, bareo abantu bagenzi babo babigisha umunyamurenge wese avukana n'undi. Siko nyine niyo mpamvu niba atari mubyara wawe bahaguruke babigisha, niba atari mukuru wawe ni mwene nyoko wanyu, niba atari mwene nyoko wanyu ni mwene kwaso wanyu bakabanye gusenge. Ubu nyine bavuga ko cyane hari ubwigenge kubera ko abantu bagize amafaranga yabo, bagize ubuzima bwabo, badashobora no kuba bumvira ababakuriye cyangwa se bujya nyine n'ubagito nyine akamagira amafaranga, none je nta mafaranga afite, akabona uko ndagomba kugira ute kumugira inama. Amafaranga ntarenze umuryango w'abantu, ni nka kugira igitugu kitazasumba ijose, ntibibaho. Uzatunge za miliyari ariko uzarenga ku munyamurenge, ntibishoboka kandi ntuzarenga ihano. Wabona abagabo batangiye bya mirenge rwose baragenda baje gutamba amahari, nuko bamenye ko ibyo mfite byose ni byose nta kintu, kandi nta kiruta kubura hehe hari
nuko uko muri Kenya muragiye mugiye muri Kenya ngo ukera ngo waya Nairobi ngo kera ngo aya urutuye Nairobi ariko umunyamurenge ohari akundo uri umunyamurenge umunyamurenge hano umugabo twaganiriye hano mungu twasanze hano hatubwira ukuntu nabo baciye nkaho twaciye bagera kuri urugwego kimwe natwe iwacu hazoryoha kandi hazobaheza pe ariko uzoza ufite icyo bintu bimeze gutyo bishoboke aya iwacu biragabye kinani ntibyojayo biriya tibyojayo ntitwona mwemerera aya ndaho yo bituruka aya hariho ndaho yo bituruka ninga bya bindi nyine tutarabona uza gusoma inda no ukarasoma inda yo bizana yari umuntu garabasoma inda ye amahoro namara kuba baraga niyo bazogaruka gutura iriya bazimukana na biriya byose muzabikora oyo nibyo ukunda ubona ngo bari abagabo batanze irangufu zabo ibyo nibyo bazoneka gukemura ariko nawe ntibamenye uko wavuze umuntu atayibye umuntu atanze imbaraga amaraso aramenetse numara urimukana ibintu byawe bizane hari nuko amafaranga habe n'ubarayafite reka tibizokunda ikintu cingo ziri gusenyuka muri no minsi murakivuga hiki ni ibibazo byabaye ubu nyine bitabahaga bagakera ni umushasha ni uburinganire bwaje hagati y'umugabo n'umugore mubona ari iki kibitera ugendeye no kukahise ka kera abavyeyi bacu ko bubakanye n'ubu nyine uko bari kubakana mubona ari iki gishobora kuba kibitera mwana bitanga yihe nama kugira ngo bicike mu muco wa kinyamurenge. Urakoze cyane. Ni kwa kundi byose byaba bigenda bikama bigwa hajya ku rufaranga. Ubu ingo impamvu zitagikomera cyane usange bameze nk'abakaka bameze nk'aba mama nuko ingo ubu zishigaye zishaka kubakirwa kuki ku mafaranga. Ariko mbere ikintu cy'amafaranga ticyazanaga imbaraga mu rugo. Ariko ubu ngubu usigabona umudamu iwe aramayirukira gusa ku ifaranga mbese maze kubibona ni nkaho n'umugabo yogende bakambwira azahembwa buri kwezi bamwe bashobora no kwezi ati wewe usanga wari ifaranga nawe ati reka tukwicira umugabo tuguhembe $500 ku kwezi bo kwemera ukubera ifaranga nubange ifaranga ubu ntibakireba ngo kubakire ifaranga gusa ni faranga hako ntibiragerera mu minembwe se nabonye hari abatanye gushaka n'abahungu bari hanze iwanyu mu minembwe aho bagashaka n'abahungu bari hanze ngize kubona ubukwe bw'umuhungu uvuye muri Canada ari he wa muhungu ari uzi urugo rwiwe umugabo w'imfuru uri mu rugo rwe wakira abantu gitondana n'imugoro hako naho byatangiye kuhageraga nimba ruko nguko ariko nta mico mibi ihari ariko nta gushakwa no hanze si ikibazo nta mafaranga ikibazo niyo mico yo gukunda ifaranga kuri umuntu ikibazo kiva ku bagabo ko abagabo bamye ari abagabo bayobora ingo ikibazo kiva ku bagore bagize amafaranga kandi wenda bahinduriye imirimo barahingaga bagatora uruzi ngo urugero unagize neza kubivuga iwacu ubukwe bwarabaye bw'umuntu uvuye hanze hari kiwe ndangogira ngo yarazutse mu minembwe yewe ni umunyaminembwe arabaza kurumva arasaba arakwa ubukwe burataha aratura mu wiwe sinzi ko abari hanze benshi sinzi ko hari amafaranga bamurusha nubu na hantu ugera ugashika ugasanga umugore wiwe ukabagafunguza na hantu ugera ugafunguza kabisa ndetse